nitwa Gaju, mba muri uru rugo nk'umukozi, ndatotezwa, ndababazwa, ndahangayitse pe, ariko wakibaza impamvu mbabara simpave, nkatotezwa simpave, yewe mfatwa nk'umwanda pe. Ariko ubundi wakwibaza, ese ndinde? Urashaka kumenya impamvu? Kurikirana iyi nkuru yose. Wazagiye kureba handi ubwowe koropa neza vuba se kwikiri gira fafa ariko navuze ngo fafa subu uyu muntu
upfukamye hasi ubundi urwara agatoro urwara iki reka none ririya cupa ryawe riri kunywa hasi urakuropa wambaye n'ibikanda urakuropa wambaye n'inkweto umva baretse gato baretse gato shyira hasi intebe nzaniye iriya ntebe tambuka nta kibazo nzaniye iriya ntebe mbe nicaye kuko ndi kumva kuba wakoropa hano hantu ukarangiza ngira na bya byawe kanguka shyira ntebe Irakete urwara umugongo urwara iki gituma utakora vuba utarakojejeho ikoresho vayo hano vayo hano vayo hano vayo hano mpanagura Irakete nasana ibintu bazahite bitosha mpanagura neza kandi uri muratinda kuko nyine gutambuka hano hantu wamaze kuhakora aho ubundi uba wishira ikiwe ubundi wishira ku matama ntizagutse uburaho ushobora ko ayo matama yawe ntabwo utaza kuba ari ahantu wipfutse uripfukamo ibiki uretse nakubwiye ngo mpanagure ariko ntabwo nakubwiye ngo uze izi njaba zawe ziriya zito biratorosha ureke kumva neza rambika nizo nkwereke rambika nizo ntoki rambika hano rambika nkwereke rambika gira kete mbabarira shyira hasi hano rambika hano rambika ikimba nashaka kumusaza we nta soni uratinyuka ugafata izi njaba zawe wakojeje kuri atorosho ukazinshiraho ko nta soni ugira njye nakwica urebye nabi urumva ahita ugenda se nyine ukora atari ahantu haguruka ntubone koropa vuba vuba nkeneye gutambuka nkagenda ntabwo ndi bunyure muri iriya myaka vuba hari mu biguti reka sinakubwira yesu ubundi uri mu ntoki gira vuba mbisa urakoropa reka ntikoropa niba ari ukugenda nigende nibeshye nongere kandi usangaho aha hantu nkeneye kubona wahakora niba ushaka umvire mu kazi we nta soni urarubona urucecame rwaje kuntesha umutungo rwanjye
are you? Urinde. inyuko ugafata izi njaba zawe wakojeje kuri atorosho ukazinshiraho ko nta somo ugira njye nakwica urebye nabi urumva ahita ugenda sinye nukora atari ahantu tuvuye mu kazi we nta somo urubona urucecame rwaje kunesha umutwe mu rugo rwanjye Mom, njye ntabwo ndya capati zonyine. Wapi? nta n'impamvu ihari yo kuzirya mwana wawe gusa ntabwo nibaza neza impamvu urya capati zonyine hano bamaze guhaga akazi we tuyi cya gihugu kiri hehe Uri kuvuga mbwa yanjye? yes Iri aho ibarizwa ku gipangu cyangwa mu matoilette kuri amasuku. ku gipangu ntukate Njye mama, njye ntabwo. kiriya ni igiki ubundi mbona hari Hano ubundi iki? ariko njya nibaza gute adakora amasuku ngo arangize atahe Mwana sinziriye. ntabwo uyu nguyu ashaka kuzagwa hano we nawe urangiza akazi ngo utahe kagakusubira we ndavugana nawe Ntamugira n'imbaraga ubwo rwa rugumba rugundi. Twagira ngo washanuzi. Bashaka none kirabyibushye gifite iki cyarabyibushye. urabona umwana wanjye akeneye imaji capati gusa ingurube imbeba iki njya kumuzanira igikoma kare kose kare kose kare Mama kose njye ntabwo nshaka igikoma nazanire fanta. kare kose Nazanire kubaza fanta. ushaka kuzanca umwuka wowe izi ushaka kuzancura umwuka Mama ibaze nyine njye nkazanire igikoma cyunywesha tukimona. Njye ntabwo nanywa igikoma. imaji kare twasanze firigo yarenze tumukugana Kandi nyumvira ubundi kuki bitita ku bintu. bazi kanjya nari nzi ko bamuzaniye reka njye kuyizana uretse Mama kuki batita ku bintu ubundi ngo bacomeke firigo. uretse gato mwana uya Harya- twacometse ngo bikonje reka nkubaze ubundi urebye ukireba n'ibi bigutiya n'ibi Yes, mwana. bitambaro n'ibyo ngo bisere ngo bibaye hano kuko nuwo umwana nicyo kumwe none tuyiyagiye hehe kuki utabyitayeho ubundi reka mane mubaze ngo ufite nk'ibiki ibisebe ibisebe ku matama waje kuborera hano waje kuborera hano Ntabwo kinyegereza we. waje kuborera hano waje kuborera hano we ntabwo nawe nta soni Aho ubundi ngo wimwigiriza ibi. Cya kigumba kiri ukuntu nkaba rumva imbere ndakwinginze. Kimva imbere cyangwa cyutange ifoto y'ishyire TikTok ubundi nibonere n'abafollowers. Ushawuri kibishaka.
ndumva shawe wajya ngo ubundi n'urusovu shaki ndumva mana we mwana cya kigore kiri hejuru garuka garuka utabanguka aho ubundi waravunitse ubige waravunitse ngo ngenda ngira ikira mama adatete hano yatetera hese kiba cyatese baramubeshyiriye hano ntabwo ari kwa kabatesi urumva vayo hano vayo tambuka ubundi ndashaka kubaza ahari ushobora kuba unyinshi ariko ibyo bintu uhora wipfutse by'amazuru ni ibikide noneho reka mbanze kubaza kubera iki nkwirukana hano ntuhaze kubera iki ushaka iki uyu mugozi ukunitwa ubu ni cyo kigo cyageze hano gutema uri igiki reba ibintu n'utegeko akazi dore bareba nta nubwo kiba cyanahanaguye n'amadirisha ariya ku nasa numvise mayisari rero sibyo umva rero mubwira sibyo umwana nkeneye ko wanyitira kino kigore izina uragenda mwiki umuntu yagita nka cya mukangu mukankubito cyangwa kwitwa n'inkuba yesu nta na gifite kiri imbere yanjye ugiye gato muri mpamvu ntabwo ngo kiki ubundi uri igisazi ubundi ku mugani wageze hano wageze hano utera apeti mwana namenye kiriya siko nyibaza kikareba hejuru ese wowe ko ushaka kuza ahangaha ugiye gukigaragaza urabona ubona iki winkoraho mabuki mabujande urabukinese ndakwanze wowe wayobye nukuri kw'Imana wayobye pe se kwa mabusha se Ravenesi Ravenesi ninde se hano nta Ravenesi tugira mama w'inzobe muto afite umugabo witwa Gakwaya ntabwo umuntu muzi aho ngaho nose nindamugutumye wowe Ravenesi nindamugutumyeho umushakiraga iki akugira iryo ni ikingira ariko wakinuka no no kwiki se nk'uyu muntu ko kinga hari nyine hari ahantu
nkubona nyine numva nyine mbona kuntu urimo wita ku bantu mbona n'ukuntu uri mwiza afite umutima mwiza naramubonye neza umutima wawe umuntu ahita awubona ukiratambuka ugenda uri uwa mbere korona yararangiye urabona mfite ikibazo mfite abantu nyine bamvuza nzabigusana neza nureka nkaguma hano hanyuma mfite abantu bamvuza mfite ikibazo cy'ibintu by'ibiheri hano barambwiye ngo sinywa birekure biranduzanya ariko ikibazo mfite ikibazo nyine cy'ibiryo kandi nzi gukora akazi ngena no kwakirirwa umemba hano hose ubona hatameze neza hano handuye urabona ko imvura yahise ntiyabona umuntu hakoropa nzi gukoropa jewe niyo nakoropye ahantu na minisitiri ku kanya yahita aza akahaca njyewe nzi gukoropa nazajya makoropa ibintu byose nkabyoza no mu ngubu njya nshyiraho n'ibipfu nuko ibipfuka nyine byavuyeho noneho ibintu byose nkabigukorera neza ku byiza gisoza ugatambuka nyine ukabona urimo uraca ubwami ibintu byose ku murongo neza nyine ku buryo naho hose wajya usohoka ugasanga hera nk'amata wagira ngo bahashyize amata ariko njyewe nta mafaranga nguca uzajya ungaburira uzajya umpa ibiryo nta kibazo nzajya nanataha nzajya nahara mfite ahantu ho ndara mfite n'umwana nabona narara adaharira ko umwana nawe afite abantu bamugaburira aho umwana ntabwo uzajya umpa ibiryo njyana noneho njyewe nzajya nzi nyigaburirira ku manywa noneho nayo nindi komana nyagasani ariko reka nkubwire ushobora no kuba mu bintu ushobora gukora ukina na komedi siko kuva naba hari ubwa mbere mbonye umuntu ntakanyuka utandukanye n'igicucu cy'umukobwa cyakoraga hano kitwa Gaju hagira ngo ushaka ibyo kurya ego hariya hari ibyo kurya Bobby bayasigaje wetuye umumpere biriya Karame umumpere biriya biryo Bobby bayasigaje hariya reka baza funga igipangu okay kinga numara gukinga rero ubundi ajya kumfashiriza n'imirimo sibyo yego ndaje ko numvise yabasha kujya amara n'irungu sibyo urakoze kumakazi nzajya ngukorera ku buryo uzajya wishima nzajya mbese nzajya nanakoza no ku maguru ubundi ko ndeba ukungana uku nguku ibiryo uzajya n'ubundi bizatuma umushahara nakabaye ntabwo ndabyinshi mabuja uzajya basungenera umuntu ungana gutya agira ibiryo bikeya basi uzajya ungenera ibyo nzajya ndya tuyi Karame munyerekere ahari bujya hari mu gikoni agira ibyo agufasha ndaje kanzige ndaje rwose ndaje cyakurangiza imana pe barambwira uzunyereke nyine ngo ahantu hari ibiryo hari ibiryo nyine ngo nzajya ndya hano ngo nta kibazo ngo twirugane nahe nimugoroba ugiye kunyereka nyine gusa nanjye mbishimye none se hari ibiryo cyane hano ibiryo bimeze gutya ndetse na za mbwa zacu zirarya zikabihaga zigasigaye bityo byo kumva byose gutya nakora gutyo byose ni amakuru ufite ugenda kunyereka nawe reka ariko njye no kubera nashimishije numvaga gusubiza inyuma numvaga gusubiza inyuma numva hanyuma bagenda binkorera iki kivandimwe ko Imana biranshimishije nakweje danje ndabwiye ngo banebije byabo bakutwara oya nta kibazo ibyo by'abahinga nawe imyumbati bigeretseho n'ibigori bigeretseho icyo musaba ni kimwe kuri wowe sibyo ndagusabye 100% bakuzihangana hano urabugori abo tugenda twirira yabijumba nushaka ugabanya iyo nzu uzajya ahangaha urabugori nushaka ugabanya iyo nda uwo mutiri wawe ugabanya reka
tongera se kugenda utsikamira ubutaka ntabwo wari tugende tugende nkwereka ibyo kurya wirira ahangaha birahaba nimbwira birgerega tuyireka nkubaze imbwa yanjye ibonye imbwakazi yayo uzanye indaya muri uru rugo urabona ndi mabuja oya mabuja no mu mabuja wa bundi uba hano mwiza yanyemereye nzajya nzanire ibyo urumva nyine njye nta mafaranga nyine bazajya bamemba nzajya nza nyine nkora amasuku hano n'ahantu hose mama wanjye aguhaye akazi wowe ntabwo mbizi nimba ari mama wawe kuko ni inzobe kandi mbwira ni ibiki byagenze gute urumva njye nanze kumukingurira ariko mama wawe aravuga ati byibura ko yarakeneye ngo uzajya ufasha niyo mpamvu namubwira ati rero kubera ko mbonye afite n'ikibazo cy'inzara ubona karanananutse urakabona uko kangana tuba tugenda kazangane nanjye niyo mpamvu reka nkubwire rero reka nkubwire niba koko ibyo muri kumbwira ari ukuri uyu muhungu nyine ni imbwa yanjye hano yirinda igipangu ni imbwa yanjye buriya uyireba gutya icyo mukunda cyane ni uko nsetsa buriya turi twicanye na mama indura nkwereke mama indura nkwereke azanimbwira mama waje ariko nyine azubwira yamwemereye ninazi kumufungura njyewe ndamuterura mushyira hanze biranga birananirana ariko kanze gatoya mama mami uvaye bwino hantu bwinze cyawe cyaninda uzanye mami uyu mukobwa niwe muhaye akazi nazi neza naza nakwegeye egera uko kujya afite n'umutima wera umutima wera wajago nyine afite umutima w'abamara akushaka n'umukobwa afite amagambo menshi siko wagira ngo bagucometse kuri cyane nyine se mabuja ye ariko kuki uri kunyita mabuja ni nyoko buja njyewe urabona ufite imisatsi abakozi bari aha yumvira we urabumvise usura mukozi wawe akazi ni bwoko cyo gukora narukunze ni urwana rwiza ruri aho ngaho rwasamye ntiwamenye ibipfa n'ibikira wagira ngo ni mwana nyagasani cyo kuba ntirutangwa nabi uzanye rukaba uzaruko bwuruhaye akazi kubera iki nawe uwo magambo yaje ambwira yonyine nawe ubwawe wakamuhaye akazi akuza ntabwo njyewe numva amagambo yawe gusa nyine mwana wumva impamvu ntubaye n'akazi ntabwo mashe kuzana umukobwa hano buriya abakobwa igihe barahindutse gusa ntabwo njye numva amagambo yavuye ku byo wahise umuha akazi kimeze nk'intusi kimeze nka byandi bakinishaga ibikinamico kera bitaga ba nyiramwiza ntazongera ari nyiramwiza nyiramwiza buriya noze reba ururebye mu maso urabona muri gusirimu warureba ibijipo ibipira ukibaza si iki kintu ni maneko ni igiti bikaguca gusa mami twari dukeneye undi mukozi rero uriya mukobwa uteka arateka akajya mu masuku njye sinari nyirira n'igihe ingosha mwana wawe reka nkubwiye sibyo kiriya gikorwa ndakiza kugira ngo nibura kijye cyita ku masuku ya hano mu rugo noneho nawe wajya gutekera ku gihe sibyo bizajya bituma wenda ndira ku gihe ahubwo ubuzima ntikurira ku gihe none se uriya mukobwa ajya guteka agakoropa mama njyewe sinari nyirira ku gihe ihangane akenshi urabizi kandi mu kazi ariko aya mami hagati aho njyewe ukuntu usohokana ngendera umushoferi njyewe uzi ko hari igihe ngira ngo nitaba akabana b'ubu ngubu nk'ibyo ubibonaga aya uriya mushoferi nawe rwose oya pe aba ari mu kazi nk'ibisanzwe mwana wanjye mukajya mugenda mugasohokana se mukaza nijoro uba ugira ngo ninzu bakari kukongeza aho ngomba gusohokera wanya ibyo witwaza ubwo aragutwara gusa iyi arantwara twashyikayo akicara hariya nawe agafata agafanta rega umuntu n'inkoni ariko noneho ubuntu bw'ubwenge cya mukankubito ari mukangure ntaci mama n'icupa ziraryoshye
nubwo ari kugera ko yambwangize gukatapata aho mama iriya mbwa ntayiruta cyangwa ukamubona nibyo bahera uturamye hejuru y'abantu bose umva uretse gato mama ugikuremo iyo kutse umunsi w'ejo usanga muri ibyo bitambaro byawe wambaye okay bashaka bazabe bagushizeho ibipfuko ariko ntuzoze ufite ibyo bitambaro understand ushobora kugenda reka nze ngire ibyo nitaba dore n'ibindi humba ese kuri kurya nka byashize uretse wambwiye ngo mumenyereye ngo hano ngo ibijumba kikabumva kubwira aho mbikuye ni n'imyumbati urumva bayitetse urabona babutse bari beza bashyize kuri bife ngo babone muri famille bakunda imyumbati ndetse n'abantu bashaka aho y'ibishyimbo n'imyumbati tugiye kubirya vuba vuba impamvu nakubwiye ngo uze turire hano baba bazi ko hagiye koza imodoka nta muntu ufite gahunda yo kuza hano vuba urumva sigabanya inda wumve bange yawe ngiye mfite inda nyuma umuntu ariko ari mu kudahera si ushaka kurya wenyine nawe byakunda ntabwo kwita aze kuko si gute mbana bajyana umwana wanjye nanjye ko iminsi igenda ishira ubundi nasanze songe ngo wari wigunze ugafite murahare utuntu twose ukatumbwira buriya rero iyo ntashye nimugoroba njye numva nyine nagutwara tugataha nanjye nakubera kiranyegerera mukandirimbira utuntu naje maje kumutima sizi impamvu bamva ntabwo neza neza biraza ubundi bano barasi gusinzira mwese yamureba ntabwo ku maso mu bintu by'ibishanyarazi biraje neza no gute by'umubyeyi se cyangwa by'umusheri by'umubyeyi ko ufata mbona mfata nk'umubyeyi umva nanjye niba ureba ibintu uba wakoze bati rero bagira ngo ushawe intwaro mwemwe cyangwa nzaza ndatumya nk'uko nabikubwiye ubwanwa bwambwe ngo ntabwo waravuze ngo ntugarenze ibijumba bibiri we zibura babiteka babiteka siko utaraza iki kiryo nta kibona gakingana ku gitondo ntabwo yendekera tukabona ibintu wenda bazabinyicira kuze
ko nizo zari cyane nzari James kebona nanzi mbona warazanya akuze kubifata binyibutsa aya banzi bimbwire ahantu nzibona utarazanye kabiri yesiga mbibona ariko ejo bari banyikiye kuri cya cyari kuzaniye ese capati kari wozikora ku kibanga gusibye impamvu ese undi kuki mukunda gukora capati hano gusa ni kugira ngo ubaye cyacana cyabo ndimba ikashyira hano mu nkoko mwema ngende naryama nkaryama mu nkoko zabo rimwe na rimwe iramba tukararana hano se ko hari ibyumba byinshi mbaza uko neza hano hari ibyumba byinshi kuki batagira icyumba kimwe uko bazi ariko kubera cyari icyumba hari icyumba nabonye kijya gihora gifunze kandi wa muntu aravuze ntihakagire umuntu ukinjiramo igishyimbo niyo mpamvu nk'iyo bijana ku ijana aba bantu ariko dusanga batwica turi kuganira gutya batwica badori abantu dukize hamwe njye nawe ngo dufite urukundo none se riva mu kazi sibyo yes akunyumva ndakumvira kiriya cyumba kiri hariya mu nzu kiriya cyumba kiba ari kubeshya nanjye nzakubwira mufite agasuzuguro musigaye mufite agasuzuguro kajoga inyo nasone mwanjije mani ushobora byose gute mutinyuka mugatangira kurira no mu masurura aka kanya niwo utangiye kuzana amategeko mashya muri uru rugo kuva ryari murira mu masurura n'indabagira ubiryo byose nibyo mwaruye hariko mbe ndamubahira utangiye kujya ntabwo ari we utangiye kuva wagira nk'uru murabizi neza ko isahani mugira mu mwenda ari isahani navutse hano mu rugo nkihasanga nanditse mugatinyuka mukara mu isorori mwebwe mbega agasuzuguro k'abakozi we ndabizi no kwishura ko musobanurira maze icyo kandishisha mugabo gusa mva mubwiye muhite muhagarika kurya aho ngaho nasone muri se mwakoze iki mwase mwarongera mushyira mu isorero kandi yanyu y'urubaranga rimurira yizi mugomba kuriraho natwe njya kwibazanira nyibibutse njya kwizana nyibibutse mbere ko isahani mugomba kuriraho kandi mukwiye kujya murira mu gikoni higiriye nasone aho murira aho mubarizwa murahazi muri kukibuta mutajya mumenya agaciro k'ibabo muri abakozi muri imyanda muri kumva mukwiye kurira iyo ngiyo mu gikoni ahubwo ndetse sinzi impamvu mukwiye no kurya dore we shut up ubu nabibafata mwabibamenaho niyo mwamenya agaciro kayo nitwanjije utangiye gufunga umutwe aho iki kidumbari cyagiye hano mu nemera kukanyambika n'ikizipo ngenda moka mu kigo hose akira fata hano niba ndakudeho waranyubahaga mbere ujya mu iki kintu uza kitaraza hano we bose ngute narundi mumbati wongera gukora mw'imbati ukabona base karya agashimbo vayo hano haguruka base karya agashimbo haguruka se ni karya agashimbo haguruka wambwa imbwa yanjye haguruka ndakaza uvuye tugenda mbereka aho mubarizwa mwavije umva nako kwanza mereza hano umva babwire gute mama yifata agategura ibiryo by'abashyitsi baturuka muri Kenya mukaza
kwarura mugashyira mu isorori mukarya. ariko ni basi wabarira njye nabyo wabikoze kubera yuko urumva impamvu wanjye kwangiza ibyo byari byinshi kandi bari bamaze kurya noneho kandi nta ziriho hatuje kurya n'inyama n'inkoko ceceka aho wanjije ibyo uri kuvuga nawe binumvikana kugeza aka kanya uri kumva aho mubarizwa ni mu bakozi uri kumva mwe murifata nta soni aho wagereye muri uko utangiye kuzana amategeko mashya turashaka mbabwire mukwiye kurya ibijumba biriho n'ibishishwa mwebwe bitogosheje ntabwo mukwiye kurya ibiryo by'abashyitsi nta soni ahubwo bigire kugira ngo bibahe n'isomo bikabijyane muri puberi nakajyanye uruvugira usigaye umvugiramo si wanyubahaga simwigisha niyo mpamvu zimaze kugenda ajya koga amazi kandi n'iki gihanagura kirusha agaciro ntabwo bindusha agaciro gusa reka mwibarize rero urimo mbaza ngo kubera iki ngo naje ngo hano ngo ndi umuntu uno se naje kwaka akazi nyine nk'abandi bose nubwo wenda ntakorera amafaranga ariko nyine naje kwaka akazi gushaka ibiryo umeze njye mbona uri umuntu mukuru cyane ari gushaka ahandi wenda akazi atari hano kuko ndabizi neza yuko utakabura wese tutahari ese uzi impamvu nahava urabona ngewe banoraguye muri rigori icyo gihe imvura yari yaguye ndi hafi ku gipangu cyabo banoraguye muri rigori baranzana bandira muri ubwo buryo ufite amafoto se wabivuwe n'iki barabimbwiye uriya muntu niwe kuriya cyane barabimbwiye mushiki wa shitani uramwita mushiki wa shitani ariko rero ikintu cyaje kubaho n'iki nubwo ubona bancunaguza mbangaha gutya uriya mwana we ni agasore kari agasore ke impamvu kancunaguza ariko karanyubaha impamvu kananyubaha ndetse no muri karase mu ishuri ndagasobanurira kajya kanandegera cyane ndiga muri karase ni abantu beza abantu batuma wibuka si byira mwana nubwo ngenza kuriya umwana ajya rimwe na rimwe ajya gushumika no ku ishuri agashyiramo none ubuntu turi gukina muri breakfast runo nako mu breakfast barya byita imiti sinzi ko kabo rero ngo ni breakfast muri break akamfata ngurutya akajya ngurura nanjye kugira ngo ngabemeze akatandengereza agafiriti tugeze mu rugo nanjye n'ikinye cy'abati nanjye nareba agafiriti k'abakozi ariko mabuta akamureke genda kuza ushaka ko ugira se ngo nako bemera no kukinyuma ubwo nyira mwana impamvu nemera biriya nuko ageraho turi ku ishuri akamurusha icyo ashaka yangira baro yangira akadenesi nkemera ko niga ariko nkanamusha ubwenge nkanamusobanurira none mpamvu bigana ko rira muhungu atari we niwaba wiga ntabwo nawe niga ariko nabirishisha abanyeshuri utahava nimba urimo kwiga urimo kurangiza segonderi ubu ngubu uramutse uhavuye ubona utabona ukuntu wiga ubonye nk'umuntu ugutera inkunga niwahava byose imana niyo ibizi niko manzi yajyaga avuga imana niyo ibizi ariko muremera nyine mu buzima ukabwakira uko buri ariko nawe ariko ushaka n'akazi azo uri gushaka yibura ntabwo ari kukaburamo umuntu mukuru nkawe ubona bagucunaguza bagukoropesha bakubirindura bakuzamura bakumanura bagukandagiye baguhonyora
Mwana ni wese niyo uzi icyo ashaka. Iyo njya mbira bikambaza burya nubwo mba niturije buriya. None se oya kisonga ngiri ndeze nangwe rirema mu byangombwa ngo bitwa kwibuka. Buriya umuntu agushakira umuterankunga sori akakwishyura amashuri akajya kugabura akakwita ibintu byose ugasa neza akakwambika imyenda isobanutse akagutunga nubwo utamenye uwo ari we pe akakugena agushyira hano wowe ukajya ubona ibintu byose bikorwa nta kibazo ukabaho neza si wava hano. Nakubeshye rero ntago nkubeshye kandi nakumye none se wowe ubwawe nagusetse cyane nk'umuterankunga wanshakira ubundi ubwawe waje ugashaka umuterankunga ariko se ibintu nabonaga uri kuvuga ko nabyo nkubonaho. Ko nawe mubikira amabanga menshi cyane cyane iyo waje mu gikoni kandi avuga ntabwo wemerewe gukora mu gikoni. Yego nawe ntuzabivuge ntabwo umwana arabivuga nanjye narangaye amarangamutima ko narwaye ndabigenza neza reka mwizere ko nawe ari akarushye rebe ko hari ikintu bimarira ko avuga kwiye umuterankunga pe ari uwambona umuntu mukuru hano umwana nubwo ntamuzi ko nzamukorera umugisha ariko se nzinde nzabihera he ikijya ntayizina mbaze wamfashe ntabwo nayikwiye bana sikamwe ntakamamagare aya masaha ndapfuye. Halo? None se Dr. Nyasi se nawe ari cyane se mumushyire muri dijanse ndavuze ngo mumushyire muri dijanse